ikanga burundu wenda zirangabo zana kwisubirayo cyangwa se nizinasubirayo urabona hari ahantu hazaba ikimirwano nikomeza kuko ntagaragara ko hagaritse imirwano reka ntabyo iragaragaza ubwo nyine M23 niyo ifite ahazaza ibibazo bya Kongo mu biganza byayo. Ubundi bunagana bunagana ntabwo ari santimetero kare, ntabwo ari metero kare. Mu by'ukuri EAC ntabwo babayishwe n'abaturage bacu kurusha twebwe beneho. Nta kindi babaryoza. None se twebwe bahangana akatwita abanyarwanda. Ngo jewe dubeka niherebo nandi umunyarwanda. M23 twese ngo turabanyarwanda. Abantu batekereza ko cyacikamo ibice baragenda barushaho ko generali James Kabarebe yafashe telefoni ye agahamagara gwarakabije wowe ciwewe na generali Mbara uhamagaye Rurankunda kanga Reka tubahe ikaze mwe mukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Tukaba rero Denis ese haracyari igihe cyo kwivuga ubu ngubu bamaze kutumenya pe bamaze kutumenya rwose ku buryo ariko nta nubwo twabona none kuvuga ngo wowe ukoze subscribe bwa mbere cyangwa se ukaba utamaze igihe kirekire kuri Bwiza TV twabara ko kwibwira Gende David Eugene Mahashare na Denis Nsengiyumva. Denis Nsengiyumva rero amakuru y'iminsi usa nkaho wiburishije amakuru ni meza ubu ngubu ndimo ndoroherwa nari maze iminsi ndwaye wari umaze iminsi urwaye naraguhamagaye ntiwanyitaba ibintu watambutse byose nawe urabyizera sha arores watambutse iki ni watambutse iminoze imigezi n'ibibaya hari ikindi watambutse kirenga ntawamenya basanga baragiye kwa magendu Denis aya sinjya nivuza magendu pe barambwiye rero ngo wari waragiye muri M23 nuko maze iminsi mpamagara buri ngoma atanyitaba na Canisius noneho bose barankaniye barimo bararetreatinga mu bice bahozemo barimo barabita akaraka no kubita se baranywa kacyaye sha baravuga ati ariko ubundi gutwabazwa ngo burinzi bw'ikirere ku butaka ubu ngubu barishuwa ko suko yitana batera suko barakingiye suko igurutse muri Rucuro tubona urw'ingabone kuri kano aba rwose Rucuro Sake za Masisi zirimo zirajagata ingabo z'amahanga ubu rwose M23 irimo kugenda ikagenda ivuga uti mu bintu byose byatwidumburaho ntabwo Sukoyi yaba irimo urumva cyane nabonye rwose banavuga bati ahantu twavuye FARDC nakongera kuhakandagiza ibirenge FARDC ni itagira imibare ikabizi ko bahita bayirahiraho twinikaga ariko shagiye bamantangaza inyeshye mamuye mugira ngo nabone kwikorereza baragutunga ni impredicte bagira gute sinzi ukuntu babyita n'abantu bagutungura isaha iyo ari yo yose bitewe na gahunda baramukanye urabona nka kuriya izi ngabo zose ziri muri Kongo urafata uhamaze kugira imitwe y'ingabo ushyiremo MONUSCO iyo ntabwo tujya twibanda ku bantu boherejemo ingabo MONUSCO ubwayo abasirikare ifite baruta ab'ibihugu bingahe bimaze kohereza bya bihugu biri ariko nabo ntibamenya ngo bafite abasirikare bangahe nka Uganda ushaka kuvuga 5,000 ibyo twavuga mu kiganiro na Meki yohereje 15 ntabwo ibintu bya gisirikare Sudani yo ngo yohereje 45 naho ni benshi abandi ngo bazaza ubundi iteganya kohereza 750 ni batayo yuzuye neza gusa Sudani big up kabisa kuba mutangiye kubahiriza umutekano ahandi niho bazakorera experience yo kugira ngo nabo bazabashike niyo contingent ya mbere gusa abantu muri Sudani muzamenya nka Kongo yohereza abasirikare muri Central Africa bagatangira kuri inkwavu z'abandi ngo bakavuga bati niba mutangiye kuza gufata abakobwa ku ngufu no kurya amatungo abashoferi nabo ngo ibitoro bakabividura ariko se shaka kuvidura rone biriya birarenze wana ividura ariko none se ntabwo si mu gitaka si mu kidakama ni ikidakama ni ikigega cy'isi yose buriya ahubwo bari kujya bahera n'imodoka za Range Rover bakayishyiraho mu ntuzi plaque za Kongo kandi baraturanye kwibarone ntabwo wabyigisha kuri cano nk'uko
ariko no kwibarana ntabwo ari amakosa menshi cyane akabije. no kwisubiza imisanzu no kwisubiza imisanzu bajyanye article 15 muri banki baravuga ati se none izi ngabo za tubaye dusanzwe tuzi isaba ngaba rwose bo baturutse Central Africa tunyotewe amahoro ariko aho ko yahabwa n'abakongomani sha ni musubire none rero na Sudani y'Epfo yazanye 45 base bazakandira hora wenda abandi ngo bazaba babasangayo nta wamenya bizamera nkuko Burundi hari bwabigenje. Burundi bwabigenje gutese Burundi naho se nozi ko haje icyiciro cya mbere icya kabiri kigakurikiraho tutazi umubare wacyo twamenye icya mbere umubare wacyo ariko icyakurikiye ntabwo tuzi. Gusa abakongomani basaga n'abari mu myigaragambyo kuri social media bavuga bati ko twari tuzi ko ingabo za Uganda zizazana ibifaru tukaba twabonyemo na katerepurari ati izo tinga zije gutingatinga ibiki hano nizo gucukura nyine biraro wenda byaba ngo bagatwara itaka nk'uko muri abashinwa bavuze batwara itaka bacukuye bati ntari ikintu twabishyuje batwaye ibitaka ira bitingatinga bavuze ngo aya ngo gucukura amabuye y'agaciro ngo bije gucukura zahabu yacu none se bakongomani umusirikare w'umugande uri muri Kongo umuhemba ngahe soko bira bifaru se bazanye ntabwo byinwa essence sha ibyo muvuga n'ibiki ariko nta wamenya uzi ko bafite na mission yo kuzakora imihanda hariya reka rero Denis mushimire ko ugarutse kandi watoye mitende dutangire dusuhuza abadukurikira reka mfungure muri platform ziheruka dusuhuza bariho hanyuma tuze gukomeza tujya ku ngingo umunsi turi bwibane mu kureba muri Kongo biramutse bikemutse kubw'imishyikirano niki kizakurikiraho abakongomani bahishiwe iki kandi se niki cyaba kihishe inyuma hatakurikizwa imishyikirano bigakomeza kuzamba nkuko byazambye hakurikiraho iki turaza kubireba reka dusuhuze dutangira rero fata platform mwe muziheruka reka nsozo bita umwirongi nyarwanda manura ndebe wafunguye manura ndebe kuri tamunere ndebe wafunguye ikiganiro cyakoze ejo na Meki reka genda afata ikindi kiri hasi gikurikiyeho yego hagataho reka mesuza mbonigaba Macero Doyez Theoneste Jacqueline Gasirabo niba hari message bandika mujye muzinyuzamo tujye tuzisoma mujye muzisoma iyo umuntu mubona handitse rwose ni byiza kureba. Macera ari kuvuga ati courage Doyez Theoneste nawe nuko courage Jacqueline Gasirabo ati weekend nziza Marigoreti uri Jacqueline nugera ku bakobwa ugenda gahoro n'abari n'abagore kuko ubu ngubu turashaka no kubakorera platform yabo rwose hari nimero ese ya nimero iracyagenda munsi ibiganiro byacu na Meki of course ibihabaye irahari aho ndabona nta yangiriho harimo ya Meki gusa ubwo yaba yarisanzure simbizi okay iyo ni ndavuga imitembera kuri nuza ku kiganiro nayo ndi kubona niba ntayo uri kubona ariko ibaho abantu barayizi nimero zacu barazizi ni 07 akamenyetso ko guteranya 250 7 83 9 19 nawe ushobora kuvuga yewe nta kibazo nanjye nuko ni guteranya 250 7 82 34 33 19 urakoze cyane rero kuko ndashaka ko tuzakora platform y'aba bantu dushobora kuba kuri Facebook ko barahazi ko dufite page yitwa ni bwiza ngira ngo n'ubundi bwiza mushobora kusanga aho ngaho ariko ushobora kwashyira n'ubundi nimero yawe tukazihakura ushobora kwandika nimero zawe muri commentaire tukazihakura ntimugahishe nimero rwose ntacyo biba bitwaye bamwe turanazifite izabagore turazifite iza B&M turazifite ariko turashaka kuzabakorera WhatsApp group kugira ngo tubashe kubahuriza hamwe mushobora kwandikira Denis rero mumvise nimero ye nanjye mukanyandikira kuri nimero mvuze haruguru kugira ngo tujye tubasha rwose gusangira ibitekerezo iyo mu bitanze hanga ikiganiro kiba cyarangiye ariko turi nko mu kiganiro dushobora kubabwira nka live tukabwira topic izaza mukayitanga ibitekerezo tukazayidiscussingaho rero wari ugisuhuza wakomeza Denis karagaciyemo giye imbere yanjye ndafite uwitwa B&M ni mugenzi wacu wa Vancouver muri Canada aravuga ngo about being organized and disciplined M23 has that credit ashyira akamenyetso k'umutima avuga ati niba ari birebana rwose na discipline cyangwa se uburyo bwo kuba organize nk'umutwe w'inyeshyamba ati kuri M23 nabaha credit yanjye iyo ni credit yawe bahaye reka turebe na Marigoreti twavuga ngo hi guys muri ibihe byiza merci pour les updates
urakoze nawe Marigorete ufite ndewe imbere yawe njye hafi mfite uwo bita Habyarimana François i Rubavu ati ndabasuhuje nkoresheje telefone y'umugore ndabakurikiye madamu wese yitwa ngo tumusuhuze kubishyuza mbega Marshal ndabakunda madamu yitwa madamu we n'uwamahoro Beatrice uwamahoro Beatrice rwose turagusuhuje ukaba uri madamu wa François tutamusuhuje kera burya yajyaga avuga ati ariko bite byanyu ko mutamudusuhuza none se François nawe ujya uvuga ngo tumushoma kuri Rubavu niwe burya niwe ariko François amakuru utazi ntabwo twaba dufite nawe arashabyira ahubwo ujye dukoma amakuru ujye turya urwara ukomanga uvuga uti hano muze n'ibindi bimeze gute hanyuma rero ndabona Kenzo Emmanuel voilà les journalistes professionnels ntabwo nzi ngo nibande uvuga ushobora kuba arawayaga muri kiganiro nkaka Daniel weekend nziza wa jama weekend nziza kuri nkaka aba Toronto muri Canada nawe buri muntu hano aturuka tuzaba tumuvuga ariko ntabwo nava hano asuje umuntu twabyungura dativa uwo nundi mwari tubonye no cyangwa umutegarugori akaba akurikiwe na ndi kumwe na Terence Kwizera bandi kumwe na 525 ndetse na Joyeuse mu marango uvuga ati David na Meki ndabasuhuje umva aya makuru andyoheye amatwi ndakore ariko nkubwire Joyeuse ejo nakubonye urimo gukora commentaire ejo bundi nako muri kongere ya mu isabukuru ya RPF ndetse mpita mfotorana n'ibintu wavuze ndaje mbere muri screenshot nawe undi usuhuza wamusuhuza ngabashaka ibintu nabonye Joyeuse avuga ugiye kumuteza abantu ugiye kumuteza abantu ntabanga abanyamakuru tugira ntabyo tugira Shadadi reka ngusohoze atende gukurikirana amakuru merci muraba agaciro Shadadi n'umukobwa n'umuhungu n'umuhungu Benita Gasore atenda abone ibyo M23 ati ari wetandisi gusa nta kundi rero uwo ngo naje kumenya ngo ari umukobwa nawe Benita Gasore ngo nta musore witwa Benita aba yitwa Benoir ya screenshot nayibonye Joyeuse mu marango kuri FPR yashyizeho akamenyetso k'umutima k'ubururu akimove n'agatukura n'ibendera ikindi kirimo hagati sinkizi umenye ko hose nanjye mangucunga mangucunga reka nkomeze nsuhuza James Nduwayo bakurikirana ndi Rubaya imasisi yego shirika niyo nkuru twaye twaryamye kabisa Alphonse Bizimungu na amahoro turayakeneye nidukeneye ibiturika uyewe biturika arabirambiwe Rudonga Theonest nawe reka tugusuhuze Theonest ari Kacyiru ese umuntu bitagore ujye umenya isura ku isura aya akira murebe uyu ni Marigorete rafiki yetu aba Monaco good humura nta ifoto nzayerekana urumva rero twasuhuza benshi reka tunyaruke tujye no ku ngingo n'ubundi kuko urumva ugiye kubavuga wavuga Chris ndabona Gatare Confiance Sefu Kunga wamuvuze wapi Bayazidi Alexis Musore sindi kubwawe Dimo Justin Sewaziga Floride Feza Prince TV B&M Banza musoje Rugamba Jama David Mugeza gapingi gakwere mupenzi Eric Nkuru nziza Celestin Ndayikengurukiye Kazoza Derite Harerimana Innocent Nirere Egide Olivier Mbabazi Enoke Mumbere na Alphonse Bizimungu James Nduwayo na Karangwa Epiphany uwo nawe turamubonye hano wowe ubanza platform yawe bashoje ariko gesira bura kuvuga witwa Mufumu nkavuga uwitwa nde wamuvuze Habyarimana Rudahunga Theonest Mbonigaba Jean Claude Serge Nshimirimana Nzaramba Fideli David Kiberwa Akajibwa Miwiri Sylvain Nivindika ntibitangaje ko mutagira propaganda za M23 mutagira kuko ari RDF iri ku rugamba ariko ababyeyi b'u Rwanda ibyo ngibyo se shaho ubu ngubu koko ariko ejo nazo mbitekereza mu kiganiro urabona Kongo ngo irimo gukubitirwa harebizaga tutabye no ku topic y'uyu munsi mu minsi itambutse wabonaga ko ifite ideology cyangwa se propaganda cyangwa se diplomasi yo kuvanga u Rwanda ruri muri Kongo n'iki ubu sizongera bivuge noneho na za Sudani na za Uganda niyo yabahaye karibu u Rwanda ni rurimo pe u Rwanda ntabwo rurimo kandi biriya bihugu bitanga raporo buri kwezi urumva ko u Rwanda rurimo kugenda rwikura ku kibazo cya Kongo burundu ruvuga ruti se muzongera mwitwaza ibiki ko M23 nta hantu kigira no kuri iyo mipaka muvuga ikontorora muzajya muvuga ngo iki hari Uganda handi hari Kenya
ariko nizere ko u Rwanda rugiye kuba rushyizwe hasi. Ese ejo ko hari ikinyamakuru cyanditse ingabo za Sudani y'Epfo ngo zizajya muri ho Uwere igisangani. Nyamara ibintu byo muri Kongo tuvuga Kisangani se ubwo zazigiye gukura izenye. Uko iki so ribwira yuko ya Rwanda tuzajya Kisangani na Sidikivu. None se bagiye kuyitangira imirwano itaragerayo cyangwa? Erega mu bigaragara Denis nibyo twavugaga. Nk'ubu ngubu urabona Kongo ntabwo iragaragaza niba yarahagaritse imirwano officiellement. Kongo ntiragaragaza ibikomparayinga nabyo ngo tumenye ngo iri muhe mujyo. Ubundi se urabona ibintu byivumbagatanya. Reka duhere kubyo twavuze muri topic tuvuga ngo Kongo iramutse itaganira na M23. Ikanga burundu. Wenda zirangabo zana kwisubirayo cyangwa se nizinasubirayo. Urabona hari ahantu hazaba ikimirwano nikomeza. Kuko Kongo ntabwo iragaragaza uhagaritse imirwano reka. Ntabyo iragaragaza. Ubwo nyine M23 niyo ifite ahazaza ibibazo bya Kongo mu biganza byayo. Ibibazo bya Kongo nikomeza ibyitayeho se ahubwo ibibazo bya Kivu bya Kivu kwayo rega bashaka kumbwira ko buriya M23 ifashe wenda Kivu zombi ibibazo byayo byaba bikemutse ahitagariraho hariya none se ubundi ko bari abasirikare bararankunda babwiraga bati tubohereze Kitona bakanga bakavuga ati kuko n'ubundi nka nkunda yigeze kuyobora ingabo muri Kisangani urumva ibyo byo abantu barabizi ariko ni nkuko yabana we n'ahandi ariko bigaragara ko abantu bavuga ikinyarwanda n'andi moko begeranye nk'abahunde n'abandi moko sha nuko batabitubwira Deni bashobora kuba bashaka rwose ahantu ko haba ahantu habo higenga pe oya ntabwo ari bo bonyine n'abanyekongo muri batari bakeya bavuga ko byibuze uwo bita Kambara avuga ko 40% by'uburasirazuba bw'igihugu leta rwose itagenzura none ushaka kuvuga uti n'ubundi wo Kongo ivuga ngo uburyo bwo kwigenga mu mibiri yabice n'ubundi wa mugani ntabwo hasanzwe ariko n'ubundi isa nkaho nicyo binayibwiye none se Kinshasa ntibaceza baraceza abantu bo muri Kivu nubwo mutabyumva nta kintu Kongo Kinshasa bitayeho urumva urebye n'iterambere riri Kinshasa ukabera mu by'ukuri umaze gutera imbere ukareba ukuntu imijyi nka Bukavu yamaze kuzima kandi Bukavu yari umujyi ukomeye cyane wa kabiri wa gatatu muri Kongo nyuma ya Lubumbashi sinibuka neza niba Kisangani yarutaga Bukavu ariko ibyo twaza kubireba Kisangani yarutaga Bukavu ariko Bukavu ino mijyi yegereye hano irimo iragenda irushaho kuba myiza kurusha yegereye hirya gato na Goma yaciyeho Kisangani yaciyeho Bukavu Bukavu yari ifite ikibuga cy'indege cya Kavumu gikomeye Bukavu yari iteye imbere ku rwego rwo hejuru ariko yaribagiranye maze gusibangana isigaye ku izina gusa kaminuza yaho University ya Bukavu ishobora kuba itakiri mu kaminuza ziteye imbere uretse Nigomo University ya Goma imaze kuzamuka urumva ariko se ubundi wa mugani reka tubidisengure gutya ugiye kureba ubutegetsi buri Kinshasa byo guverinoma ya Kinshasa ubundi control ifite hariya niyi ubusira control Minembwe twirwanaho yatejemo urumva niza Bukavu usanga ni yakutumba uwo yakutumbuye niza muri Masisi isanga ngo ni Colonel Mayanga na Mugabo batigeze ngo bajya kuri Kadete n'umunsi numwe baheruka Kadete yo mu ishyamba nibyo bihaye ahubwo inyeshyamba za hari umwe mu badukurikira tujye dusoma n'amazina ye hano wambwiye ku bya Mayanga na Mugabo aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo mubizi ati dogenda ashaje ariko nkiri umwana ababyeyi bakubwira ngo Mayanga araje mwabana mu munsi ndibije kuvoma Mayanga Mugabo ngo yateye mu hindire nkana akiri insoresore akibahariye none se niba Kongo yarafashe kare gace kagaha Mayanga ikagaha Karayiri ikagaha Shimuyiri wa wundi gudo urumva mu Rwanda agatishati gusa wavuga erega tujye no kuri ino mitwe y'inyeshyamba ya Zarisede na M23 na za SNDP nabo barahihaye byanditse izina hariya cyane Kongo Kinshasa n'itarengana ikintu gisigaye bita Benicyo wagira ngo ni indiri ya ADF Bene yo rwose irigaragambye igakora ibyo ishaka site ngo nuko n'abagande bagiyeyo urumva ugiye kureba rero urareba gasanga bano bantu nibo bafite rwose intoze reka turebe n'umuntu duhamagaye ko ari cyo ashaka kutubwira ushobora gusanga ari umuntu twumve alo mwiriwe yego none wamamazaye wakoresheje iby'imbere ni Kareziyo yego ese ko tuba tugira ngo tukubaze uko mwaramutse n'ubu turi mu kiganiro kireka tuguhamagaye wenda n'ubundi tukareba ni David kuri Bwiza TV ni Marshal ngo uhamagare se tubwire uko mwaramutse nta kibazo reka tuguhamagare kuri uyu murongo niwo butworohere wundi
ni Canisius rero waduhamagaye ati mbonye wahamagaye iki kintu kiba ari cyiza kuba umunyamakuru uhamagara umuntu nawe akongera akamwihamagarira. Denis twari tugikomeje n'ubundi tukivuga tuti n'ubundi ariko se ubundi Kongo ivuga ngo ntabwo iri barikanize simve ngo nino mvugo ikoreshwa ubundi Tshisekedi kandi navuze mu kiganiro mu Kantwama wakandagira abonaga uyu munsi tuvuga nubwo ubundi se umupaka wabonaga urakuhotorwa nande nizihe ngabo sofa wasanga atanawuza n'ingabo z'amahanga none se Kongo ubonaga niriho none se ubu general wa Kongo wahita majoci wewe yajya mu bindiro bya Sematama niyo yagera no gusoza ko niyaharara kuharara niyaharara no gushyubwenge kugihe nasa nyamara iki gihugu cya Kongo ngo bivuga bakabaga marshal ngo ndaragura ngo ndapfumura bitagize gute ubundi kare agacara gafite Kongo iragafite nako hasigaye guca umurongo none se ubu imyaka 20 kuva intambara kuva 96 irantambara ya Kongo yatangira ya mbere kugeza uyu munsi wavuga ko kira gice cy'uburasirazuba bwa Kongo guverinoma itakigenzura ntabwo yabaye ariko Denis iyo ubona kijyanye n'umutekano bawuhariye MONUSCO ibintu biba byose iraba yarituramiye MONUSCO banzishigaje kugira ngo yaraturamye iri muri business ibiri mirabizi turaza kubireba ahubwo MONUSCO wagira ngo itegereje kuzamura idarapo urumva rya Kivu Repubulika ya Kivu kuko ntabwo barizamura ridahari none ingabo za Uganda zikaba zikora sisi izindi zikaba zikora sisi urumva ibendera bakarihereza niba ari mu 23 niba ari twirwaneho niba ari abantu bakwishyira hamwe kuko muri eventualite zibishoboka muri Kongo Repubulika ya Kivu na irashoboka probable rwose urumva iri probable kandi bari abahungu mbona bahora bambaye kuriya ariko se kanencecekeda Kanizi ataza kunyumva ngiye kubabaga uyu maje ahita gutera utwatsi KS cyatwumve icyatubwira gusa yarakoze kuduhamagara ariko ni byiza ko tubahamagara nabo tukabaza ukuntu bamerewe. Bwana muvugizi wungirije Kanizi nongeye kugusuhuza. Turi amahoro cyane abantu barimo kutwishyuza batariko mwabanye na Juventus iri ku rugamba igiye mu kiruhuko nimwayihamagara abantu badukurikira tubabwire ngo iki abantu barimo kutubwira ngo Bwiza TV yabanye na Juventus iri ku rugamba mu masasu habonetse agahenge ngo ntitwabavugisha baravuga bati tubana nk'amagare tubana nk'amagare abanyamakuru tubana nk'amagare dushaka views aho urugamba rwaba ruruhutse ntitubavugishe audience yacu tubereye nabi mumeze mute mwaramutse mute twaramutse n'amahoro nta kibazo ese bwana Canisius abantu baratubwira ati iyo Juventus yavuye ibonagana yaherereye yagiye humurabarizwa he kubatangaza banyutse tubonaho ngo iki uko biri kose turi muri Kongo ahari wavuga ngo twambutse imbibi z'igihugu cyacu yaba ari umunyabinyoma birenze ukwemera turi muri Kongo icyakozwe nuko twubahirije ibyasabwe n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu yego ku matangazo yanyu muzajya mwandikaho muti bunagana kwa kundi Faride siba yaviyoye amatangazo yaviyoye na kose serufe muzajya mwandika muti bikorewe bunagana bikorewe hehe bizajya bikorerwa aho ngubu ubundi bunagana n'ingari bunagana ntabwo ari santimetero kare ntabwo ari metero kare nubwo ari na hegitari imwe bunagana n'ingari icyo twubahirije ibyasabwe n'abakuru b'ibihugu nyamara tugikomeza kwerekana ko ubugizi bwa nabi bwa FRDC na mayi na nyatura bagikomeza gushotora no gukomeza kwica abaturage n'ubu se birakorwa rwose nk'ubu nakubwira ko nk'ahantu nka Bambo barasha abantu ahantu mu Bwiza hahera mu gice cy'amajyepfo ya Bwito barasha abantu abasivile bagera kuri 6 ibyo byose rero niba tukaziha ingabo za EAC abaturage bacu bagakomeza guhohoterwa ndagira ngo amahanga natangira byumve nabirebe hakiri kare mu namuriro ryo cumu ry'urugomo rwa mayi FDLR na FARDC bafatanyije none se ubwo kuba barimo barasa abantu si uburyo bw'amayeri yo gukoresha kugira ngo FARDC na East Africa ihirukanyire cyangwa uburyo bwo kubashotora mwebwe mu by'ukuri EAC ntabwo babajijwe n'abaturage bacu kurusha twebwe beneho niba twemera ko izo ngabo za EAC ziza kudufasha kugarura amahoro ntabwo twanakwemera ngo tunareberere ko abaturage bacu bakomeza kwicwa kuko
ntabwo babarizwa n'abo baturage kuturusha nitubenebo ni abavandimwe bacu. none nimuzajya mu birunga cyangwa muri za Sabyinyo muzajya mukora izo ngendo mujya gutabara abantu ko ntazaba habaye kure. Ibyo birunga nibishyirwe hasi bituwe n'ingagi bituwe n'imbogo bituwe n'imfumberi ntabwo ibirunga ari ubuturo bwacu. ntabwo ari ubuturo bwanyu birumvikana. ntabwo ari ubuturo bw'umuntu. hanyuma rero mugereranije twashatse buri ngo muvuga ibya gisirikare twamubona ariko namwe mu muryango umwe mugereranije nko kwijanisha ahantu mwagiye murekura mubahiriza amasezerano mubahiriza Rwanda murareba mugasanga kwijana hatekanye gute mubishyire kwijanisha kugira ngo abantu babyumve imibare yumvikana ku buryo bworoshye. ubundi iyo ugereranije kuvuga ngo kwijanisha ku bantu niyo hapfu umwe nta muntu n'umwe waremewe gupfa atarwaye atazize impanuka ngo azire undi muntu mugenzi we nk'uko ukunda ubugingo bwawe n'uwo muntu umwe wenyine nubwo aba yapfuye arapfa hakunama ijana tukamwunamira kuko nta muntu n'umwe waremewe gupfa azize undi. Ese Bwana Canizio abantu bavuga ko nabonye itangazamakuru ryatangiye kubishyira hanze ngo Museveni hari icyo yabinosheho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko hari ibiganiro mu buryo bwihishe hagati yanyu na Kinshasa cyangwa se kubyitegura nayo kubyita ibiganiro kuko iyo contact eventuelle yabihari kugeza uyu munsi niba twebwe twubahiriza ibyo abakuru b'igihugu badusabye turanakomeza dusabe kugira ngo Kongo Kinshasa nayo yubahirize icya mbere niyo namura icumu ryo kwica abasivile bazira akarengane niyo ivangure na FDLR niyo kwifatanya n'imitwe teroriste aho twebwe data twita abateroriste dushaka amahoro y'abaturage bacu ahubwo bagafatanya n'abateroriste ba FDLR bazwi ku isi nka ruharwa. ibyo byose turakomeza kwereka amahanga tunabisaba kugira ngo ayo mahanga n'ubundi uko batubwira tukemera nabo babwira guverinoma ya Kinshasa ireka ayo marorerwa yivangure n'imitwe y'abateroriste. Canizio, iki kintu cy'uko hari abantu bamaze iminsi bishwa muri Kongo murabyemera mwebwe bo mu bwoko bw'abahutu b'abantu notable hagafungwa nka Seninga yarafunzwe iki kintu cyo kuba nabo mu bwoko buvuga ikinyarwanda bw'abahutu barimo kwishwa muri Goma cyane cyane M23 kivugaho iki? Ntabwo arimo kunyumva neza ashobora koza ikibazo cyari tukatwenda tumuhamagare. Denis turashamushakisha ku murongo n'ubundi twumve mubaza kuko byaravuzwe ko rwose ubanza mwari mubuze ku murongo wa telefone. Yego ni umurongo wari utengushye network ngira ngo muri hangana nibyo birashoboka twarimo twibaza tuti hari amakuru turimo kubona nk'itangazamakuru ko muri Kongo murabyemera kubivuga mu mazina ko hari abantu mu bwoko bw'abahutu bavuga ikinyarwanda barimo kwishwa za Goma nayo hose murabona mukeka ko nka 23 baba bishwa nabande barazira iki amakuru mufite kuri terera yo kunyira ngo mufite n'ibiro by'iperereza mu by'ukuri ngo barazira iki ibi twahereye kera tubivuga barazira iki se kubazira icyo baricyo nta kindi babaryoza none se twebwe bahangana bakatwita abanyarwanda ngo jewe reka niheremo nandi ndi umunyarwanda mu bintu twese ngo turi abanyarwanda koko namwe mushyize mu gaciro turi abanyarwanda ese turi abagande ese niba tutari abanyarwanda ntituri abagande twe n'abarundi turi abakitwe ntitugira iwacu ntitugira aho tuvuka. ubwo Honorable Seninga yazize ko ari umunyarwanda niba makuru mufite abana ko anicyo azira wavuze ko ari umunyarwanda ninde wamwita umunyarwanda yabasate ko atabaye depite se wo mu Rwanda niba atarabaye depite wa Rubavu akaba ari depite wa Nord Kivu ubwo ni umunyarwanda ari depite ubwo ari umunyarwanda yaje kuba depite Gisenyi. ibyo ngibyo rero ntabwo twabimenya turakubaza nawe ukatubaza reka tugane ku musozi bivuga ahubwo ningira ko nta bwenge bagira ntabwo byashoboka kumvikana ko umuntu akura ari umunyekongo akiyamamaza kugeza ubwo ari umudepite mu nteko ishinga amategeko none se umuntu aba umwimukira akaba umudepite mu gihugu cya Rwanda. ariko se Canizio ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza ni iki ngiki nibakomeza gufunga umutwe abakishasa bakavuga bati ntimuzigera mwe twa n'abakongomani n'urugero namwe muti turi abakongomani ubwo koko amaherezo azaba yahe koko reka mbivuge neruye uranyumva bwana munyamakuru ndakumva bwana Canizio uwo muntu uvuga ko njye ntari umunyekongo nta muntu n'umwe uvuka muri teritwari ebyiri nta muntu n'umwe uvuka muri komine ebyiri nta muntu n'umwe uvuka muri province ebyiri uwo muntu uvuga ko njye ntari umunyekongo afite iwabo yavukiye nabi iwabo najye iwacu mwitwa ngukiza nitwa umunyekongo
wa Nord Kivu territoire de Masisi groupement Muvunyi Kibabi. hanyuma nibagira gutya bagaca iteka ko mutari abanyekongo bakabitora nko mu badepite ubwo muzamu iteka natwe tuzacira indi agumi wabo natwe tugumi wacu. urakoze cyane. hari ubutumwa bufite bwihariye mwaha abakurikiye Bwiza TV na Bwiza.com muri aka kanya? Nta butumwa bwihariye nuko guverinoma ya Kinshasa ireke kwibeshya itunga urutoki ngo Kamizyo si umunyekongo, Berteri Sina si umunyekongo, General Makenga si umunyekongo, bafite iwabo bavukiye natwe dufite iwacu twavukiye. Nibemere duturane ku neza no ku mahoro baduha amahoro nk'uko natwe tuyabahaye. niba byanga tuzayiha twebwe nabo bagiha iwabo. urakoze cyane Canisius, urakoze ku kiganiro haye Bwiza TV na Bwiza.com. Urakoze nawe bwana munyamakuru. arakoze cyane rero Canisius Munyarugero ni umuvugizi wungirije wa M23 igisata cya politiki, aho twamubazaga ku ngingo zitandukanye. Akenshi rero ba Denis y'umuntu abaza aba ari concentré ku bibazo ashaka no kuna challenging ibisubizo, ariko mu by'ukuri nubwo kiba ari ikinyarwanda tuvuga nka take away ukuye mu kiganiro tuvuganye na Canisius unajyanye na topic dufite, urumva wabihuza gute? Ikintu navuga nuko Canisius akomeza gushimangira ko nubwo guverinoma ya Kongo ibita abanyamahanga bo bazi neza inkomoko yabo, bazi ko ari abanyekongo kandi ko bazakomeza kubiharanira kugeza uburenganzira bwabo babubonye. Cyane ko Canisius buriya ari mu bakurikiye mu bakunze kuguhagararira communauté y'abantu bo muri Masisi bavuga ikinyarwanda, cyane cyane ho banabitandukanya. Nk'uwo muntu wita Seninga birashoboka cyangwa suriya waherutse kwitaba Imana bishe ari mu bahagarariye abo bita abahutu. Canisius nawe bashobora kuba muhagarariye abatutsi, kandi ariko bikavugwa yuko cyerekana bivuze nabi iyo bageze hari babyumva kimwe, ntabwo babifata ko ari big deal. Bo ni ibintu bafata gutyo nta kintu banabitindaho. Hari umuntu twaganiriye uri hanze ya Kongo muri no minsi mubaza ntese iyo dukunze kuvuga yuko hari amakimbirane mu by'amoko muri Kongo bifata gutara, avuga ati ni ibintu leta ishyiramo ingufu ariko kuri tere ntabwo bihari. Atubona ko abakongomani n'abanyarwanda n'abatutsi n'abahutu bakoze babana neza muri Masisi, ndetse no ngingo ku bijyanye n'andi moko muri Sud Kivu ikaba aricyo gisubizo umuntu ubitanya kwigendera Bukuru Ntwari nawe twagiranye ibiganiro yakundaga gusubiza iyo mubajuti mubana gute n'abanyindu muvugana mubana gute n'ababembe n'iki, akakubwira ko iyo hatajemo ibintu bya politike yo gutandukanya abantu amoko ari hariya abana neza kandi agakorana neza, byose bizira n'ubundi leadership ifite ikibazo. Kandi bigaruka kuri benshi bakunze kuvuga yuko muri Kongo ikibazo gihatari amoko as such, ahubwo ari leadership na politike zitwara ibintu nabi zigateranya abenegihugu. Canisius yavuzemo ijambo nuko gusubiza aba bantu muri communication iyo bagusubiza guca kure, bigaragaza ko twavuze tuti bikomeje kuzamba muri Kongo. Cyo topic twafashe ubona ko bano bantu bose bavuga bati iyo bavuze ngo uwanyu nanjye mbi wacu utise witwa guki nitwa umunyekongo nose witwa guki se baciye iteka ati natwe tukarica shaka ubwira umva hari urabona nk'ubu ngubu muri Kongo hariho ino sendabyita polemique, ntabwo ari polemique ariko na update y'ukuntu East African community irimo ku deployinga, ariko iyo hari deployment nk'iyi na M23 turava kwizima na Kinshasa yafunze umutwe w'ibyo nakubwiraga, abantu baravuga bati ukini karita gutya sha Kongo izavamo ikindi gihugu pe, izavamo ikindi gihugu nese abantu baba batagira igihugu iki ahubwo ikintu utazi havuyemo icyo gihugu kimwe uri kuvuga havamo n'icya kabiri n'icya gatatu kimeze gute, kuko hari n'abantu bamaze kubona bamaze gukata ikarita ya Kongo iri divize. ariko imeze gute uko amareta bakwereka Repubulika ya Kivu bakakwereka Repubulika ya Katanga yaroswe kuva igihugu cyaho na independence na nungu, kandi hari abantu bakiri kuyirota. Ugasanga rero hagarutse n'ikindi gice cya za Kinshasa mbese nabonye iyi karita ivamo ibice bine ugasanga rero hari ikibazo se buriya niyo maherezo ya kiriya gihugu. Abantu batekereza ko cyacikamo ibice baragenda barushaho kwiyongera, kandi bigaterwa nanone n'ubushobozi bwa guverinoma bigaragara ko itabashije koko gukontorora kiriya gihugu cyose uko cyakabaye kuko ari na kinini. Uwo muntu rero ku mugabane wo mu burengerazuba bw'isi yarambwiye ati se bavandi iyo mubona nkatwe tuba ahangaha hanze twagiye gushaka ubuzima abahunze n'iki byose ariko hari nk'igihe agahenge kazaga ku bwa Kabila abantu bakagenda bakagira bate bakajya gushora imari wabo
kandi benshi bashora imari mu by'ubworozi. Ati rero nimuvuga mutyo mujye munatekereza yuko hari abantu abo bose bo muri ayo moko turi mu muvuga haruguru twavugaga haruguru, ati kandi bagerageza gusigara ku byacu. Ati se nkanjye, ati ndumututsi, abashumba banje bose nabandandi, abashumba banje bose nabo mu bwoko bw'abahutu, ati nibo baragirizo nka bakaduha raporo bagashyira kuri konte zacu tukabura uburyo bwo kubaho. Urumva rero ati babaye atari abantu beza bakaba ari abantu babi, izo nka bazangiza nakibonye cya gihugu aho ngaho nicyo gitukura hino abantu bakanyuguti gatukura wagize akangaka nabonye kwanza bavuga RDC Republique Démocratique du Congo ndetse na Republique du Kivu. Republique ubwo yitwa EUK ihuje Kivu y'amajyaruguru ni y'epfo nayo turirimo, hanyuma ikindi gice nacyo kigasigara ari RDC. Ariko indicator nabonye na Republika ya Katanga ndimo ndayishaka. Iyo ngiyo niyo nakubwiye utakanzemo. Byashoka niyo barakwereka Katanga, bakakwereka Kivu, bakakwereka Kasai nka Republika. Ego Leopoldville, ubwo Leopoldville, Equateur. Equateur se niyo hirya. Iyo hejuru ni itukura. Bari orientale bari Kasai orientale. Babivuga kwinshi kandi ibi tuvuga sibyo twifuriza Kongo, ariko nicyo twifuza ko ari nka Kinshasa ifite mu nshingano gushyiramo abanyagihugu no gutega amatwi abenegihugu bose. N'ubundi Kongo nta uzayibarikaniza atari yibarikanije, kuko niba inteko ishinga amategeko yicaye ikavuga ngo abantu bafite nationalité duteze bamaze imyaka iri hejuru ya 500 muri Kongo, bivuze ngo iyo ugiye kureba kuri bita autochtone usanga ahubwo nk'abantu b'abanyamurenge par exemple ugiye mu mateka nibo bacumbikiye andi moko hariya, nubwo nta nzobere mu mateka ariko bahatanze benshi, sibyo? No, kuko na muri abantu bo muri Nord Kivu nahe hose yego, kuko hari bavuga yuko hari abantu bajyanywe n'abakoloni, hari abavuga ko abantu bagiye gushaka imirimo mu birombe, ariko hari abahasanzwe baturaga amaturi bwame. Abanyamurenge bo bahageze mu myaka nka 500 ahubwo mbere yuko abandi bahagera. Nibyo mubwira nyine, nibo wavuga ko sinzi ngo umwami bari bahunze batacanaga uwaka. Babivuga mu buryo butandukanye, hari ibyo wakwita guhunga, hari ibyo wakwita kujya gushaka inzuri z'inka zabo, ariko kandi wibuke ko n'umwami umwe mu bami b'u Rwanda niba ari Musinga niba ari inde, birangora cyane kumenya ntabwo n'umuntu uri mu historien bavuga ko nawe afite amateka bitazamoba hariya, sibyo? Ariko ibyo bikanahamwa na ya tweet twirwana yigeze gusohora ivuga utari ko muhakana ko abantu bafite amamuko cyangwa amateka ahura n'ururimi n'umuco byabo. Ubwo runyoni uwabibaza umuntu wo muri Katanga yavuga ngo runyoni bivuga iki? Ubwo kunagana wabaza umuntu uri ashwanisha abakongomani inshinga kunagana icyo ari cyo. Ngaho genda nubwo wagiye Kiwanja bakubwira ko Kiwanja ari ikibuga, sibyo? Barehe hose ntabwo twabigarukaho cyane, nta nubwo dufite kwankuraje Kongo ngo igire igira gute. Icyo dushaka kuvuga nuko Kongo iramutse yimye bari abantu ubwene gihugu nubwo butaka bwabo bakaneze bisavuze ngo kibabwiha musubize bose babwiha ubwo butaka bwabo yabukata bashyiraho umurongo. Yes, ati mwebwe ariko ikintu kinanone neza urumva ikintu nibaza rero, urabona nk'abantu abantu bafite ikibazo nabo cyo kutitabwaho muri Kongo, havamo abahema. Ubwo n'abahema bo mu gace ka Ituri no mu bice byo muri Nord Kivu ukomeje kuzamuka iyo ngiyo. None se kari byo bavugaga mu kanya, ubundi abantu batumvikana uyu munsi ubundi bwo bakumvikana bamaze kuba mu gihugu kimwe bashyira hamwe muri National Unity and Reconciliation. Byaterwa n'umuyobozi babona bwa mbere akabaha umurongo, ariko none twakwirengagiza ko hashobora kuvuka izindi conflict nanone zazatwara imyaka zo kurwanira ubutegetsi. Ariko bazajya bacyurira Kongo, bazajya bacyurira mu Ventura bati ngasha mwarwanye kuri bene wanyu sha abatutsi n'abahutu bo muri Masisi na Rucuru, ariko twebwe bakomeza kutwica. Ariko hari imiryango y'abahema ishobora ibyumva kimwe n'izi lite za M23. Abanyamurenge nabo kwiyunga na M23 ntago bigoye nubwo batabitwemerera, urumva? Kandi hari abasirikare b'abanyamurenge baba muri M23 babiduhakanire, bitanavuze ko no muri lite za twirwaneho ugiye gushakisha muri zo freedom fighting babarwana waboramo nabo kuboko kw'abantu bo muri Nord Kivu. Ubu se tuvuga ko muri twirwaneho nta muntu numwe
wo mu muryango w'Imasisi ubamo ntabwo bishoboka ntibakatubeshye urumva rero ariko icyo gihe navuga ngaha no kuvuga iki Kongo hagize habonetse n'ikintu kiyibaho ntabwo yazi ivuga ngo uyu Canisius ukiri proud yo kuba umukongomani yanze kuba umunyekongo kwa ujumura muri rusange ahubwo wowe wabibaza nka Kongo Kinshasa wagiye ukemeza ko abo bantu ubita abanyarwanda ugafata umuntu nk'uwo Seninga yari yamamaje ugafata nk'umaze iminsi yishwe izina rye ribakure cyane ntabwo ribwo kugaruka hafi abo bose bahaniraga kugira kuba muri Kongo ugafata abamwanga cucu bo muri kariya gace babaye abadepite muri hariya ugafata n'abaruberwa n'abandi bose kuko urumva igihe byose byabaho ushobora no kwisanga hari abahaguma none se nta bantu bo muri Ukraine bagumye muri Russia byakibera mu Burusiya nta Barusiya se bakibera muri Kiev birwanira ku ruhande rwa ntuze ahubwo rero bigenze gute Denis ushaka kuzasanga mu minsi imbere uzareba ukasanga uko muve tugenda ipima imbaraga banga bagatangira kwimukada dusubire iwacu itarakomera bataraduka idarapo tukazasanga twabaye abanyamahanga kuko abantu bakurikirana ikiganiro bagiye gutangira bati bwiza muri abanyamatiku muri propaganda muri biki nta bya propaganda za Eritrea zahoze kuri Ethiopia za Sudani zahoze kuri Sudani y'Epfo yahoze kuri Sudani za Somaliland zahoze kuri Somalia kandi ugiye no kureba waza ugasanga n'ubundi ibihugu byinshi bitarahoze kuriya kuko na Kabinda yahoze ari yantuza yahoze ari ya Congo Brazzaville gusa hano harimo difference kuko Kabinda yagiye kurangora ntabwo yigenga bwite ariko ifite bito autonomy ni kimwe na Somaliland ariko byagenda gute byagira gutyo nubundi abo bo muri Kivubo nubwo bataragaragaza ibitekerezo byabo twagiye tubona ku mashusho kuri Google bigaragara yuko bazageza aho bakavuga bati none se ubundi tuzahera mu kiragati Republic of Kabinda sha urumva ibaza ariko sha umunsi babona abantu umuntu uzavuga bwa mbere ngo Republic of Kivu amabomba azakubitwaho urumva n'amashyi azahabwa byose birangana bivuze Marshal birangana kubera ko hari abazamutuka hari n'abazavuga bati umenye umuceri bari baratinye kubivuga umva nanabivuga ako kubivuga muri Buraga ntabwo byari byiza asi ubundi buriya banyotewe igihugu rega M23 buri ifashe nka Nord Kivu yose igahita ishinga midarapi ikavuga ati tutangiye process yo kwigenga ubundi buriya byagenda bita noneho Kongo yamanura intwaro zose bitse oya ntabwo yabikora kuri yonyine urumva ahubwo yabanza ikagura nk'imipaka ikagera nk'igisangani adashaka kugira ngo naho izizere zironyesha amazi zishaka n'amafaranga izizere haba diyama nyinshi izizere n'amafaranga nese yaba igihugu idafite Minister of Finance wa financing ibiki kimwe nuko ushobora gufata Nord Kivu Sud Kivu nyuma y'imyaka 2-3 ubuzima bakabona buragenda neza nta mutwe w'inyeshyamba nta sasu rikiyavuga abaturage bakayoboka n'abandi nabo bati natwe turashaka kwiyomekaho hano icyo gihe bariko turi kavuga ati turashaka kujya kuri Kivu none se turi nta kuntu itajyaho nese Sudani yaje muri biriya bundi yabyinjiye mita hari umutekano wabaye hafi y'umupaka wayo okay muri turi birahari ariko iyo Sudani igiye kuza gisangani iyo Sudani y'Epfo ikaba yageze igoma n'abasirikare bayo ngo 100 abo barundi bakaba barazamutse bakaza hariya suko babona bakibamba ariho baherereye buri bavuga bataho twabwira bakumva nabangaba reka buri Bujumbura bivuga iti M23 tukurikije ukuntu bakubita bakikomereza bagenda bakanabwira rero itabaza ko batanye no gutunga intoki urumva nabo de Patrick Nduwimana siwe muvugizo wa Rutabara niba nibuka neza twanabireba kugira ngo tutazakotora mu kiganiro bakavuga ati mbega abantu bo kuri bwiza we Patrick Nduwimana ariko niho nigeze kubona asinya amasezerano Mana Burundi Redi Tabara reka turebe hano muri mashini kitubwira ariko ndvari muvugizo wa ntoze Patrick Nduwimana avugira Redi Tabara nahise mbibona yavuga ati M23 mwana nibijyanye komeza kudushotora muraturwanya ariko M23 gahita yimanukira ikagenda ikahangana nawe cyangwa se ikagira ukuntu bigenza ubwo se ntiyabikonvince abarundera cyane kandi Denis zogeza iby'intambara baba bafite umwanzi umwerega iyo muhuje umwanzi muba muri inshuti none se M23 itarakonvince u Rwanda kandi ikubita ntuza ikubita FDLR ikagenda ikayirukana aho ngaho hariho indi revo yabigiyemo revo yabigiyemo se byo no kuvuga ko buri inteko y'u Rwanda yicara ivuga ikiga ku bibazo bya Kongo
ikanagaragariza kominote mpuzamahanga uko ikibazo kimeze na jenoside itegurwa hariya. Wabonye ko hari n'amasosiyete sivile mu Rwanda atangiye kuzamura iki kibazo cy'abatutsi bo muri Congo bahigwa n'abari ba FDLR. Ubwo ntabwo bibe haye izindi mbaraga nanone M23 muri politike muri politiki none wari ufite inteko y'u Rwanda yicaye ikavuga M23 mentioning ivuga ngo ni abantu b'iterabwoba. iya Uganda yari yabikora muhoze ntiri bavuga ngo bari abantu ngo na ba brothers bari bamuhitanye ariko abakongomani bari bamwishe none ibyo ngibyo kagereka amafoto ya M23 yifata selfie na UPDF wakagenda ukavuga ngo ndabona no kuri Twitter uyiguyeho iyi ngiyi ya Ngoma se na Kato ariko nango mubanza ari Kato hano rero bari bamaze kubaha inzira nyine binjira muri Bunagana kubonagana ndabona ari n'ahantu habye ko bambwiye ngo banga bibunza cengerero ntiwamenye ibyabo bangabuganaga ariko se nta hantu ubona ahantu handitse hari ntuze ariko do triomphe imanitse yanditseho ngo Uganda ngo bienvenue en Uganda aho cyangwa hano haracyari muri Uganda nibo bari bakiri urone we Masaka yari yageze yate yagiye kubaha ikaze amenye none se ubundi buriya bangoma inyeshyamba zirarya inyeshyamba zikambara nubwo nkunda kubigarukaho nkabona benshi baranjugutira amabuye kwase buriya wenda amavuta zijya ziyahahera ntawamenya simba mpari ntabwo ndagira n'umunagana n'ibameka bahagiye bahavuga kundusha urumva ngewe reka njye nigarukiraho mbasha kumenya mu byo nkora kuri YouTube nayo hose gusa icyo ariko none reka turebere noneho ubu ngubwo Kongo Kinshasa irinangiye ishyizemo code ifunze ingufuri iravuze ati tuzigera namba twemera ibi nibi ubwo tugiye kugifuwa cyangwa tugiye no kureba abantu bakicira kakari bavuga bati Kongo idashaka amahoro bano basore bakabarwa n'ubahiriza amahoro reka twumve ibyabo ubwo East Africa ukabona iyo decision ya za M23 n'abandi ba notable n'abandi bose baremye igihugu none se batakiremera Kongo Kinshasa ikavuga ati amayeri yanyu twayamenyesha mwaka dukomeza kunangira niki igahita ishyiraho nationalite yemewe ikaba ibyo bashaka byose urimo kubona ba Canisius bagiye kwenjoyinga muri Kinshasa bakwenjoyinga nta banzerega muri politiki y'ibihe byose none se ubundi ntabari muri assemblée ya Congo dore ko ifite abadepite benshi bavuka muri ibice bya Masisi nayo hose baza bagashyira hamwe amahoro bakaboneka n'umutekano Congo ntibigicitsemo ibice igakomeza kuba Congo nkuko babyifuza bamwe ndimo nababyandika umutekano ugataha ba general Makenga bakajya muri leta major cyane rega ubundi igikenewe ni ubuyobozi bufite icyerekezo kandi buhana abanyabyaha bagahanwa pana aho gukora ibyaha ahubwo bakongezwa imirimo utoteje umunyarwanda uvuga ikinyarwanda umututsi akaba ari itegeko utoteje umundandi utoteje umubembe utoteje umukiniki utoteje umuhema amategeko akaguturitinga kimwe urumva kugeza ubwo nabira babona ngo babemba ngo bari baragiye The Hague naba bitakwira bakajya The Hague none se ubundi imvugo bavuga bose zitandukanye abantu cyane wa mukobwa wishwe ni Grace urumva uriya bitiranyaga ngo na Major Claudine nawe enquête zikaza zikaba sibyo akamenyekana bamwishe kandi bakabihana cyane cyane wa wundi ujya wandika ku mbuga nkoranyambaga izina rye ngo no kurimenya ubuyobozi buriya abanyabyaha mu gihugu usanga bakora ibyaha nagira umuntu bakurikirana n'abaturage babutera icyizere Kongo rero ikeneye ubuyobozi bufite icyerekezo na leadership ihuza abaturage itarobanura abantu nta discrimination raciale nta tribalisme kandi itavugirwamo idatinya ititinya ubwayo ibusitinya wavuga iki rero ubundi aba ministre nibo bavuguruzanya ntabwo rero bafite umuntu bayobora batinya kandi ikagira ubuyobozi leadership iri serious ivuga iti ntabwo igipolisi ntabwo igisirikare kigiye gukorwa n'abantu nka Mayanga na Mugabo batigeze bajya mu academy militaire ngo bw'igisirikare cyane inzego z'umutekano zikavugururwa bagahugurwa abasirikare wenda bakenewe ba 10 cyangwa 20 bagahabwa imyitozo ihagije bagahabwa ibikoresho bihagije n'abandi bagahabwa na discipline n'abandi babyifuza yaba M23 yaba iyo ndeyande bakavuga bati bajyanywe kuri training communauté internationale yaje ikoza assistance kuko nk'abo urabona nko mu gihe dufata nk'urugero mu Rwanda hari kubaho guhuza ingabo
z'inkotanyi n'inzirabwoba. Uko byari byumvikanywe harusha ni Tanzania yagomba gutoza igisirikare gishyashya kibumbiye hamwe kuri kota bari bumvikanyeho ngo 50 60% 40% bafite uko bari kubyumvikanaho. Yewe urabizi ko bari kuyobora ingabo no kuzungiriza n'iki ko amasezerano rusha bivugaga, habonagamo amazina ya Perezida Kagame, ubu ni Perezida w'u Rwanda, General Major Kagame, ubonagamo General Castari, Bandindirima n'abandi yande bose uko bazagenda bayobora imitwe y'ingabo kuzagenda kugera kuri section no ku mutwe muto w'ingabo. Sasa na Kongo ni igihe cyo kuvuga ngo niri M23 bavuga ikaba resource potentielle bayiheraho bagahera no kuri za Hibu Special Force twigize kumva bafite za Special Force bagakora igisirikare cy'ifute gikomeye kiri betone, noneho faction beto akaza yaba armée beto urumva betone akagira igisirikare gikomeye, maze bama rero bashyiramo za mari zabo bafite za Sukoyi, igihugu kikagenda kikaba ariko sara rwose kikaba super puissance mu karere no niko se FRD ubundi mwebwe akarere kabakira yamaze kwihuza n'iyi mitwe zatwirwaneho bazivuguruye za M23 mwazivuguruye urumva cyaba gifite abarwanyi ntabwo twabakira bajya gutera buri gihugu none n'ubushobozi baba bafite bw'amafaranga mercenaire yose bayirukanye ariyo igurikiriza indege. Kongo wasanga ishizemo inoti mu gisirikare yabifite, ubwo urumva yajya kugura biriya bidege n'ubundi rabisanganywe ibikoresho bifite ntabwo ikibazo ari intuze urumva leadership bagashyira hamwe, hanyuma bajya ku rugamba aho baze kurwana. Kofi Olomide General de Fao akajya Mopao akajya kuhaceza urumva bamara kwitunganya mu gihe cyo muri Pasautu Farili Ipupa akabaje kuhakubita bizi urumva cyane. Hanyuma kadete ya polisi ya Pasinga Charamwana niba kiriho Charamwana yarapfuye wa undi wo muri Nairobi wari na Kenya ni Biraberi akajya mu Karasisi biremewe sibyo. Uko se wambwira ngo Kongo ikibazo yabifite ni ikihe ko Kongo rwose irabura umuntu uzagenda agafata kiriya gihugu akagishyira ku murongo kandi akoresheje inkoni y'icyuma. Icya mbere Martin Fayulu yabaje adafite tribalism urumva akaba ari president bashaka bagasubizaho ya M+4 Fayulu akaba nyuze Tshisekedi akamwungiriza, hanyuma mu gisirikare Chiwewe akabagiye hariya Makenga akaba chef d'état major Chiwewe akamwungiriza Chiko akabashinzwe division runaka urumva akabashinzwe operation wa wundi watwaye siko yifata serifa kabireka bakamubwira ko atari kuri abasirikare barwana Ngoma na Njike bakavugira igisirikare bungirizanyije igifaransa cyane n'uzi icyongereza buriya ariko buri Ngoma njya mbona akoresha icyongereza arakiza hano aragerageza, ariko na Njike Njike ariko uramushaka wiki wajya ukavuga ntuzi uwo bita Kasongo cyangwa Ekenga akagaruka Ekenge yaragiye ariko se wari umuvugizi se ejo bundi se yavuyeho se umuvugizi ubundi niwe muvugizi bagira amazina menshi utamenya. So icyo nazi cyo byaba bimeze neza, ariko rero niba badashaka ko ibyo byose basangira igihugu urumva ntibamenya nyine ko nituvuga ngo ntagiyeho abantu bafite amatsinda ashaka kwigenga bavuga bati koko natwe bagumi wabo ariko tugumi wacu nubwo ntabwo tumisikotinga kanizwe nabyo yavuze ibyo ni opinion zacu. Ntibazavuga rero ngo abantu babarikanije Kongo yabarikanijwe n'abantu banze gushyira ubumwe hamwe bigatuma abantu birema amatsinda bakumva ko batari kumwe n'abandi. Ariko rero nibashaka kurwanya balkanization n'ubundi bazayirwanya mu gushyira hamwe mu kubaka igisirikare kimwe, leadership imwe, nubwo batakumvikana ku bintu byose kuko ntabwo igihugu kirana umvikana ku bintu byose, ariko bazabumvikana nibura kuri national ideology ihuza ndumukongomani. Maze rero kandi bashaka ikintu kibura rwose nimushaka muzagurutse indege muze mu Rwanda kwiga icyo bita ndumunyarwanda nange mugere mwubake ndumukongomani wanyu cyane. Ariko bamenye yuko ndumunyarwanda itaraza hari abatangaga proposal yo guca imirongo mu Rwanda bavuga bati mwebwe mujya aha abandi mujya aha ngaha, ndetse ngo n'abavugaga ngo agace kamwe ku Rwanda kajya ku Burundi akandi kiyomeke ku Bugande akandi kiyomeke kuri Tanzania akandi kiyomeke kuri Kongo. Buri abantu birovo baragiye muri Kongo nabo birirwa babirwaniramo ese Deni wewe ari kujya hera ukurikije iyo hataza kuba national unity mu Rwanda yataza kuba national unity ubuvuga ko uri hehe uvuga ngo ugiye mu Rwanda ngo n'iki ndavuga twese tugenda dukomoka yemba yagiye Burundi ukomoka i Burundi se bari muri Seridide mu gace se k'amajyepfo nuko bari kudutwara bari kudutwara bakaduhehukana twegane Kigali naho twari kujya
mwari kuba mubirwaniramo, twari kuba turi mu murwa mukuru w'uruhande urwo ari rwo rwose rubyifuza. ariko rero Imana ishimwe ko bitabaye, hakaba hariho guhuza abanyagihugu, abantu bakuyumva ko ari abanyagihugu bubaka igihugu cyabo, kuko ntabwo twakora ibiganiro bidashyigikira ubumwe bw'ibindi bihugu duturanye, kugira ngo nabyo bisugire bisagambe iterambere abantu bafite uyu munsi cyangwa se bifuza nabo bakaryifuza, kuko nta gihugu kitagira abantu mu gihugu bifuza ko haba national unity ku batuye igihugu. Rero nyamuneka muri Kongo, niba ushaka ko Kongo ishyira hamwe, bikoreshe mu mvugo, we kumera nka Bitakwira, we kumera nka bariya ba Kazadi bahora bacamo abantu ibice. Izo siroga zikoreshwa mu gutreninga abasirikare nk'ibyo twumvise Kitona ngo tukobeta Rwanda, ibyo ngibyo bihagarare. Urumva mu betano ubwanyu, ariko mushaka ikintu cyatuma mushyira hamwe. Ibyo nibyo tuzabona Kongo iri ini nk'iyo twifuza abanyafurika, nibwo tuzabona Uganda iri ini nk'uko imeze uyu munsi, nibwo tuzabona Tanzania iri united nk'uko tubibona today, nk'uko tuzabona Burundi iri united nk'uko babigerageza cyane. Buriya Kongo ari igihugu gishyize hamwe cyumvikana nta macakubiri naki, cyaba urugero rwiza rwo kumenya Afurika yunze ubumwe yakora iti kubera ko n'ubundi abantu bagiye kwigabanya, rega ko bagiye kwigabanya Afurika imbararini ngo ni Kongo batwaye nicyo banashakaga. Urumva ubwo byumvikana ko n'ubundi inifika gushyira hamwe kwa Kongo bishobora no kuba hakayihayeho n'ubundi intambwe rwose ndende y'uko Afurika yakwishyiramo, kuko Kongo mwibuke yuko ni mwebwe abantu muri ku nyanja ya Atlantique, kandi mukongera mukaba mu miryango yo ku nyanja y'Abahinde, bakaba bakora ku bihugu bigera mu 9, ku bihugu bigera mu 9, kandi hose muri ibyo bihugu hari amoko yivangavanga. niba banza barebe ukuntu Tanzania yabaye united igashyira hamwe, noneho kwishyiramo kwa Tanzania bihita bitanga amahoro mu bigo bya Komore. Uzi ko muri Komore bigeze kuzana amacakubiri, ingabo za Tanzania zikajya kugarura umutekano no gushyigikira ubutegetsi, igihe Bob Denari yari yaragize akarima ke, yagize agatobero. Urumva ingabo za Tanzania zashyira imbaraga, ubu ngubu Komoro ntabwo baheruka gutera hejuru ibintu nk'ibyo. Impamvu mvuze Tanzania nuko ifite n'ibihugu bigera ku 8 biyikikije, ariko ugenda urebe imbaraga za Tanzania n'ubumwe bwayo bifite impumeko byashyize muri Mozambique. Ujya ubona ko abanyamozambique bavuga Igiswahili kandi bikagenda neza. Basamora Machel, icyo Banyerere baharaniye nuko Afurika y'Epfo bose bagira amahoro. Urabona umutekano uri muri Afurika y'Epfo, nubwo hajyaho utubazo. Urabona ko Zimbabwe imeze uyu munsi, mu bibazo Zimbabwe ifite ntabwo ifite ibibazo byo kwicamo ibice, kubera imbaraga n'umwuka mwiza abatanzania bahajyanye wa revolution no gushyira hamwe. Wongere urebe za NRM ba Museveni babaye muri Tanzania, bize no muri kaminuza ya Dar es Salaam. Erega nta n'uwanda avuga yuko na za Kenya zose tubona uyu munsi ni impumeko ugenda ukareba, iyo bagiye gusubiranamo bahita bongera bakishyiramo. Nk'uko uyu munsi wumvise yuko nta myigaragambyo yabaye, reka turebe ndebera ko hari Raila yabihagaritse uyashuwa yuko itahabaye. Kenya News, reka ndebe ko hari, ariko byumvikana ko nuko nyine bafite impumeko yo kwishyira hamwe. Urumva, urabona ndabona hano ibinyamakuru bivuga this is Uhuru Roads steady progress of peace restoration process niki, ariko hano ndabona bavuga ibyo muri Kongo, ni Kongo bavuga. So ariko umenye ko Uhuru Kenyatta yigeze kuguruka akajya muri Kongo kuba bavuga ati nako ntuzi uyu nguyu Raila Odinga yashatse kuzana muri Kongo. Tudatize amagambo twese tuzoza ikiganiro, icyo abantu bifuza abakongomani you see nuko bashyira hamwe, nabo bakifuza kuvuga ngo baragenda amasaha 24 ahantu hose. Mayi izo zaidi tabara kibazo cyacu musasubi wabo FDLR bareke kuyicumbikira, babwe bati mva mugende iwanyu, niba hari ibyo mwakoze mugende musongera amategeko. Ibyo banga bitwaza ngo hari abantu ngo bari bataravuka n'iki, bagende mutobe iyo ngiyo babigishe nkuko basankara barimo kwiga cyane, sibyo? Hanyuma aho ngaho niho hazava kayihaye ko kuvuga ngo ariko subundi Denis tutarasuza n'ikiganiro twihe nk'undi minota 2 urumva ko generali James Kabarebe yafashe telefoni ye agahamagara Rwarakabije. Wowe ciwewe na generali Mbara uhamagaye Rurankunda kangahe? Vuga utita abantu bazajya bije bakimara bashaka imitekano y'ibihugu byabo, abakongomani bakoze bafunga ingufuri wamakengura umunyarwanda ngo Bernard umunyarwanda, kandi ubwo Bernard Maheshe avuye muri Kongo muri Kinshasa mu minsi itambutse abaponyotse abacitse. Mwebwe kubera icyo mateka mu bakongomani ngo bakoresha andi azindi kata cyangwa izindi kanoni ibindi bihugu bikoresha mu gufasha ibihugu byabo, kuko mwebwe mutabikoresha. Museveni ntigeze guhamagara ntuze
Sejusa akamukura Londres. Oya u Rwanda si urugero rwiza. Nibwo mvuga nyine rwahamagaye rwakabije. Urumva ruraza. Njya numva n'abantu bavuga ngo urabona ngo hoze ngari mu majoro ninja ngo ibinenga imunyange ngo nibi dore turimo n'imihe byo kwegereza byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu minsi iri imbere. Ariko igihugu urabona ko hari amagambo insanganyamatsiko ibyo kuvuga ngo kwibuka tuniyubaka. Urumva remember reunite. Urumva biravuze ngo iki rero biravuze ngo amategeko afite ibyo ashobora gukora, ubutabera bufite ibyo bushobora gukora, ariko nanone politiki y'igihugu ifite ibyo ihuriza hamwe muri interesi y'igihugu ikavuga iti reka ariko tugire gute dukurikize amategeko ariko tunashyira hamwe abanyagihugu. Nuko ingingo gacaca zaje nuko twagiye tubona porogaramu y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ikora, nuko twagiye tubona minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ntiriho siko yitwa ishyirwaho. Rero ntekereza ko ibi byose nk'abanyafurika bakoresha ntabwo bihishwe abakongomani. Iyo bitagenze neza baza kureba ko abandi babikora cyane rwose, bagafatiraho urugero abarundi si urabona batarimo baratera intambwe nziza, si barimo kubafasha amasisi. Ariko kuko abarundi beje ubundi mu abakongomani batangiye kurwana, yego kuko nibwo n'abakongomani batangiye kurwana kera, ariko abarundi baratangiye kurwana. Ziriya CNDD-FDD zari zifite ibirindiro muri Kongo, none ubu CNDD yaratashye iwabo iciye Arusha yubahiriza ibyo bumvikanye nubwo harimo utubazo, ubu nigiye kubazanira amahoro. Oya abanyekongo imyaka 30 myinshi bagerageze rwose bigomwe bagira ibyo bigomwa, ariko bicane bashakire cya gihugu amahoro. Turabihakanye pe kuko natwe bitugiraho ingaruka. Ni gute kuko mukira mukavuga ngo FDL mwayibwese gata ko mu Rwanda mutobohari bakayakira kwirukana abanyekongo biraborohera. Naho tekereza nawe ubu se nange mushaka kumera nka Byarimana banga u Rwanda ngo rwuzuye ngo n'ikiyo cyuzuye amazi. Kongo izo miliyoni 100 bafite z'abaturage hari umutwongomani wabuza wagiye nawo bagura ahantu bamutuza. Urabona biriya bikuyu biri Masisi bavuze bati abantu bashyizeho projet nka Cessation Close u Rwanda rwakoze. Urumva bakigira kuri ibyo byose bakavuga bati ubu ngubu tukabona habayeho porogaramu ya Kongo ivuga ngo come and see and go and tell. Ngaho ni bagende Kigeme tubone niba ari Nyamwisi niba rindi azuwo Kigeme tubone niba ari wakanaka n'iki agiye Nyabiheke tubone baramanutse rwose. U Rwanda nibwabyanga guverinoma yamanutse, abadepite bamanutse nkuko abanyarwanda bajyaga bagenda bakajya mu nkambi zo muri Malawi bakajya mu nkambi zo muri Zambia, kandi twabonye abataha ba ministre Geraldine warabonye yabaga i Brazzaville aza kuba ministre akorera komisiyo ya demobilisation mu Rwanda, afite n'izindi nshingano. Ngubu ntabwo twazibura tugiye kureba ubanza sizahereye ubu ngubu ushobora muri Senasi nibyuka neza twanabireba aho ngaho. Izo byose ibintu byakozwe, ayo masezerano yose yasinywe bakashyira mu bikorwa batararinda babona ibyo twatangira mu kiganiro. Ariko nibatabikora neza nyamara ndakubwiye ngo bazabona muri Kongo bajye batwerera ibindi bihugu baturanye ngo barabarikanije, kandi amategeko ya Kongo amabwiriza ya Kongo abantu b'abanyabwenge muri Kongo aribo bibarikanije ubwabo babitwerera ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu byagira ngo bashyire hamwe. Reka dusoze ikiganiro tutaza no kuvuga byinshi, nabo wenda bireba n'abakongomani nabo ni benshi. Izo miliyoni 100 zicare hamwe ziganire, izo miliyoni 100 zicare hamwe zikore cana nk'izo zo kwigisha, izo miliyoni 100 zicare hamwe bakore n'by'iterambere ryabo. Bakunze kuborera kuturusha, bagombye kwikunda kuturusha cyane. Nese abazina bararijoro kubera iki? Nagira nkubwire Denis, buriya General Makenga adashaka ko Kongo igira amahoro yacuruza nk'abandi cyane. Nese yaburi igishoro yakibura tese kandi ari mu mabuye. Ubuse Bertrand Bisimwa n'amashuri yize turanamuzi n'umuhanga, nubwo yakwandika ibitabo yabicuruza kandi akabaho. Ariko iyo abaturage batangiye kuvuga bati reka twigomwe ibi ngibi tujye kutabara iwacu tuzacyura ababyeyi, Tshisekedi kuri perezida babiteza amatwi ko mwari inshuti n'abari abasore na ziriya nkumi mugashyira hamwe mugatanga amahoro, ko hari n'icyo Kabila yabikozeho akemera no kwicarana baruberwa n'iki aho bari bagejeje, aho baruberwa bari bagejeje base Matamari bahahere. Urumva aho abandi bari bagejeje ba Makenga ni bahahere, hanyuma aho Kabila nawe yagejeje Tshisekedi yatangirire. Uvuga uti we nibura bagiye Uganda baremera barambika intwaro,
ariko se Tshisekedi ko utangiye process yo kubacyura ngo batahe mukabana n'amezi 10 nangahe wabagejeje kuki ngo wagejeje ku cyahubwo nyuma yarahindukiye uti ntabwo ari ngiye wari waragiranye nabo amasezerano ni Kabila uti n'abanyarwanda uti ni ikireka dusoza ikiganiro ndetse ndagushimiye yuko wamfashije muri iki kiganiro kuri Bwiza TV na bwiza.com ikiganiro twaganiriye tuvuga tuti amaherezo n'ahe intambara za Kongo ese Kongo nitemera kuganira no gushyira mu bikorwa ibyaganiriyeho ntibyemerera bimurenge ntibyemerera abo muri M23 ntibyemerera abo muri Ituri amaherezo n'ayahe tubona ko bashobora kuzicamo ibice urumva ese Kongo iramutse ibyemeye mwebwe ku rundi ruhande rwa za M23 n'abandi nk'abo ngabo amaherezo n'ayahe muzashyira hamwe maka igihugu cya Kongo iri ishyize hamwe Afurika izahembukira kandi East Africa izabahereza ibyo ishoboye nk'uko irimo kubitanga uyu munsi ariko nimukomeza kugoma iyo umuntu ngabuze ubwenge ngo nanyagasana mureka reka rero tuvuge ko abakongomani bazi ubwenge ni abahanga bafite icyo gukora bamakenga nabo n'abakongomani bakaneze iyo twaganiriye ni abakongomani iyo kongorite nishyire hamwe ni Kinshasa n'uw'i Bukavu n'uw'i Turi n'uwa Kasayi n'uwa Maniema n'uwa yose nibamara gushyira hamwe neza amahoro ahende kandi atungane tuzishima kubona Kongo ushyize hamwe natwe tubyungukiremo nka East Africa jewe tugiye iki kiganiro nkanagitunganya nagifashijwemo na Denis Nsengiyumva reka mbashimire n'ubundi ibiganiro nk'uruvugiro kuri bwiza.com naho gutaha mukomeze kugira ibihe byiza mukora subscribe mukora like mukora commentaire ndetse munarayikinga inkuru tubagezaho reka mbabwire ngo ciao amahoro y'Imana murakoze cyane kudukurikira.